baturutse hirya, hari abaturutse mu Butaliyani, hari abaturutse mu Busuwisi, mu Bufaransa, muri Espanye. Abo bose tubashimire rwose, mufashe tubaha amashyi. Ni imirimbanyi, nubwo nabari mu gihugu impirimbanyi ni ijambo ryiza ry'ikinyarwanda. Gusa wenda wagarutse ku bya FDI, inkingi n'ibyo nagira ngo usobanure neza ko kiriya gikorwa ntabwo ari icya FDI, ni igikorwa cyateguwe na sosiyete sivile y'Abanyarwanda hano mu Bubiligi, ariko na FDI inkingi ntabwo yari kuhabura, nayo yabigizemo uruhare rugaragara. Harimo abarwanashyaka wenda nibo wagiye ubonamo, hano harimo abarwanashyaka benshi ishyaka ryacu rya FDI, sibyo? Yemwe abandi bari bose mu mbabarire burya kuganira no kuzuzanya, ubona ngira ngo buzuzanye, ariko nanagushimira kugira uzabwire n'abo wasize muri Etats Unis ko wabonye ibintu, ko wamugana atari ikibuga. Aha naho duhuriye rero kugira ngo buri wese ashobore kubyumva, kugira ngo n'ubutaha ntabwo ugomba gutegereza yuko dukora imyigaragambyo kugira ngo duhurire hano tugana gutya, ahubwo buri wa mbere w'icyumweru, buri cyumweru cya mbere cy'ukwezi duhurira hano, le premier dimanche du mois duhurira hano kugira ngo dushobore gufasha uwo wise mama kandi wise n'umugabo bashaka kuvuga n'ubutwari, kugira ngo tumufashe arebe ibindi ariko byibura iby'imibereho dushobore kugira icyo twabifasha. Ibyo rero niyo mpamvu mbatumira mwese kujya muza, ntabwo ari igikorwa cya FDI. Hari abantu bagerageje gushyira hamwe ku giti cyabo, bashyiraho akantu ka komite d'organisation, bavuga bati uko yatubwiye ati ndagiye muzambere intwari, nzababera intwari muzambere abagabo. Yongeraho nzaseruka uko muzajya, nzaseruka uko muzajya. Sinshaka kugira ngo nzaje kwiyamamaza, mu gihe kwiyamamaza kuba perezida w'igihugu abantu bagenda bangerekaho inkoko, imifuka y'amakara, ntabwo ndabona ikiringira. Nayo magambo ngewe ku giti cyanjye nibuka, na buri wese afite ukuntu yabyumvise. Nanjye mvuze nkawe nuko nabyumvise. Urabona ko abantu rero ni inkwakuzi n'ijambo ryanjye yararimpaye, abaye inkwakuzi bakora igikorwa gikomeye. Nabo gushimira, nabo ndagira ngo mumufashe tubahe amashyi kuko babikoze ntawe ubatumye, gusa bo barahagurutse baravuga bati reka tujye dukoranya abantu dushyire hamwe koko iya ntwari yacu tuyibere umugabo, abagabo. Mubahe amashyi. Ntabwo nagira nagize icyo mvuga. Aha turi ntabwo turi FDI gusa, hari n'amaorganisation menshi, hari ijambo tubishiriye byigaragambyo na réseau international pour la paix et la démocratie, Marie-Louise Nzana yicaye, ariko hari hariya hari n'izindi organisation nabonye abatourne la CLIR yafashije cyane, ya Matata ntiyashoboye kuza, ariko nawe ndagira ngo mbabwire ko yadufashije muri ibi byigaragambyo. Mwabonye n'ukuntu yandikiye abana ba Kagame, nizere ko mwabishimiye. Biriya ni ibintu byubaka amateka y'igihugu cyacu, ntabwo ari Nokma yatubwiye ikibazo cy'impunzi zimerewe nabi, ari amasezerano amaze kuba muri Etats Unis, ntabwo ari amasezerano azazimerera neza, kuko baravuga ibintu nabo ubwabo batazi ko bazashyira mu bikorwa. Bariya abantu bavuga ngo bazajya kuregerariza, ni abantu bari ahantu bari abaturage, ntabwo ugeze aho ukuntu bazaporoteje abaturage, bazaporoteje impunzi zihaherereye. Ibyo byose twese biratureba, ntabwo twarebera, tugomba kugira icyo tubikora. Ariko icyaduhuje ni Victoire Ingabire, tugerageze asohoke muri uriya munyururu igitaraganya vuba hashoboka. Ibyo biraterwa nuko buri wese muri twe hano abishyiramo ingufu.
twese nitubishyiramo ingufu azasohoka muri uku kwezi ariko nidusinzira tukabibigwara no kumwica bamwica. Aha rero reka n'abanyamerika bose mubambwirire ko nabo bari bakwiye guterana kuko rwose kwihangana ikinyabupfura cyarananiye rwose. turaguha amashyi mukanya ariko nagira ngo ndangize babwira ko ikintu cyiza cyane wenda tutabonye cyane ngo tugishyire imbere ni uko abantu benshi twari turi kumwe hariya ari urubyiruko. biriya nabyo byereka abo ngabo bashaka gucecekesha victoire yuko ntacyo bimaze, kuko mesaje yaratambutse yarenze degeneration, yageze mu rubyiruko, mu basaza, abantu bose b'ingeri zose mesaje yagezeho. Victoire nk'umuntu kumucecekesha nta kintu bimaze, ntacyo bimaze kuko ibyo tuvuga hano ni Victoire. Mesaje twagiye kudefana ni Victoire. Ibintu byose abanyarwanda bahunga bazi ibyo bavuga muri za severa. Hari mwagiye mubona abajene benshi bari muri ya processus yo gushaka amakuru, ibyo bavuga bahereye aussi kuri mesaje ya Victoire, kuko abayavuze ibibazo by'abanyarwanda kandi abivuye imuzi. Aha rero niyo mpamvu nkatwe turi ahantu dushobora kugira uruhumeke, tutagomba kuryama na rimwe. Mbere yo kuryama twibaze tuti uyu munsi jyewe nakoze iki gituma Victoire bamufungura, ariko surtout inshingano zamujyanye hari agasiga abana, umuryango, akazi, ubuzima bwiza, brochette, ibiki byose, ibyo byose akabisiga akajya mu gihome. Ni iki nakoze kugira ngo izo nshingano zamujyanye zigerweho mbere yo kuryama? Nubyuka uvuga uti niki ndi bukora uyu munsi kugira ngo ibyo tubigereho. Twese nitubikora ibintu bizi